ntabwo nzi iyo uri kuririmba ariko ihangane zizasimburana. Ese bamureba nk'umwana wa maraya, nawe uwo munsi yireba nk'ibandi, ariko iyera ya Isiraheli, Imana itavangirwa, Imana ituzana ku isi ifite gahunda. Yamurebaga nk'umuntu igihe kimwe, uzaba umucamanza w'ikiyemwe w'Abisiraheli. Haleluya! Dukomeye Imana amashyi twakira ijambo ry'Imana. Dukomeye Imana amashyi twakira ijambo ry'Imana. Mukomere Imana amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mfite ukuntu nafashijwe kubera ko iri teraniro naritangiriye online. Imana ihe umugisha abakozi b'Imana bose nakurikiye. Noneho ikiri kumfasha nanone cyane ni iki Imana yampaye kubazanira. Haleluya. Umuntu nakugaburira seka ujye umenya ko yabanje kurya, yabanje kubiryaho bikamugirira umumaro. Amen. Ndashaka kuguha ubutumwa umpera umuntu mwegeranye, mubwire ngo uyu mugoroba nuba amaso urabona ubwiza bw'Imana. Ntago mfite isoni zo kubikubwira kuko ubushobozi bw'uwabintumye ndabuzi. Haleluya. Shimiye Imana mbere ya byose, ndashimira Kristo ko yabonye ko ndi umugore wo kwizerwa akangabira umurimo we. Icyubahiro ni icy'Imana. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero rya hano ko bwangiriye icyizere nkaba mpagaze aha ngaha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Amen. Ngiye kubamenera ibanga. Kuba umuntu yagutumira ni ibintu byoroshye kandi bisanzwe, ariko nubona umuntu agutumiye adahari akakubwira ngo uzajyayo ntahari, uzabyita bidasanzwe. Umuntu ushobora gusiga ku rugo rwanjye ntahari, ibindi mubyongereho. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Imana ihe umugisha umushumba. Mbizi neza ko ari gukubitira iburyo tugakubitira ibumoso, kandi twese tuzatunda imiba. Amen. Ndashimira Imana kubw'umuntu ukomeye ku buzima bwanjye twazanye. Tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2006, uwo muntu ageze ku isi nahinduriwe izina, sinongera kwitwa Mutesi, batangira kumpamagara bavuze ngo mama runaka. Haleluya. Haleluya. Niba hari umunsi nanezerewe, ni umunsi nanjye nabonye Imana yakoze mu buzima bwanjye ikabasha kurema umuntu inyuzemo akaza ku isi. Amen. Haleluya. Kubera ukuntu nkiri umwana najyaga gusenga bakankubita, nkabwira Imana ngo bunge nzabyara abana basi bajya gusenga batahe simbakubite. Numvaga ari inzozi. Nukuri reka nkubwira ibintu ubona nk'inzozi, igitondo kimwe uzabyicaramo nk'imama. Ndagira ngo nakire ifura yanjye, ndagira ngo nakire imfura yanjye, uwaje ku isi bakanyitanye nawe umuntu wabaye imbarutso y'umugisha w'ububyeyi nifuje kuva mu bwana bwanjye. Umwana unyumva nkabasha gukorera Imana, nkavuga ko mfite ikigeragezo cy'umwana, kandi Imana imuha umugisha. Mfura yanjye Darlene, ngwino hano usuhuza iteraniro. N'ubwa mbere nashyira umwana wanjye kuri social media, ariko nyine nuko hano ari mu rusengero. Ngwino usuhuza iteraniro. Nanjye mfite umukobwa umerekeza mu rusengero akantwaza akambera protokole. Nanjye mfite umuntu tuzana gusenga aransumba, murabibona, kandi yujuje imyaka yo gufata irangamuntu. Niwe muntu wa mbere ku isi ugira isoni, ubu mwabona yikubise no hasi. Ariko zamura ibiganza usuhuza iteraniro mwana wanjye.
suhuza n'abariya. Amen. Genda wiyicare mu cyubahiro cyawe, ndakubaha. Niwe watumye mpindurirwa izina, nitwa nyina w'umuntu, kandi n'uwo twakubyaranye yubahwe mu izina rya Yesu. Amen. Rimwe na rimwe ujye ugerageza gutwara abana ubereka ibyo ukora. Numvishe umugabo abwira umwana we ngo Salomo mwana wanjye, jya umenya Imana ya so, iyo yakoreraga aba ariyo uzakorera. Haleluya, haleluya. Uyu mugoroba rero mfite ibyishimo, mfite ibintu ndimo nkurura mu buryo bw'umwuka, mfite ibintu nzi Imana igiye gukorera muri iri teraniro. Njyewe nzi navuganye n'Imana igiye gukorera muri iri teraniro. Haleluya, yaba hano ndetse n'abadukurikiye. Murabizi ko uyu munsi witwa ngo ni uwa kane wo gukurwaho iki? Wo gukurwaho iki? Ntabwo Imana igikorera munsi yiyerekwa mufite. Niba ari uwa kane wo gukurwaho igisuzuguriro, umbabarire ube maso, ukurikira ibintu byose byabereye aha n'ibiri kuhabera. Ni ukuri urakurwaho igisuzuguriro. Haleluya, haleluya. Imana yambwiye kuza kubabwira ibisuzuguriro by'ubwoko bubiri. Irambwira ngo kimwe iragira uruhare mu kukibakuraho, ariko ikindi namwe muragira uruhare mu kukikuraho. Narababwiye ngo Imana iduhanagura amarira twarize ariko turijijwe, ariko ayo twiriza twebwe ubwacu nitwe tugomba kuyihanagura. Ayo baturiza ni ukuri do Imana irayahanagura, ndetse ikayahanagura ikongera ikayahanagura ikabiha n'agaciro. Ariko ayo wiriza y'amahitamo yawe do ni wowe ugira gutyo ukayihanagura. Hari igisuzuguriro umuntu ahitamo cy'amahitamo y'umuntu yijyanamo, hari n'igisuzuguriro umuntu yisangamo. Uyu mwanya Imana iragukiza icyo wisanzemo, ariko icyo wijyanyemo ni wowe ubwawe uri bukikize. Iyo niyo message ngufite. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ngo ibyo utagizemo uruhare uyu mugoroba Imana irabirangiza, ariko ibyo wagizemo uruhare nawe uyu mugoroba ubyirangiriza. Ibyo utagizemo uruhare ntago birarenga uyu mugoroba do, ntago birenga uyu munsi, Imana irabirangiza. Ariko ibyo uzi ko wagizemo uruhare ntibirenga uyu mugoroba nawe ubwawe utabirangije. Haleluya. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 11. Hanyuma niturangiza turi busome Luka 15, igice cya 15. Abacamanza 11 kuva ku murongo wa mbere twahageze. Noneho abandika ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo igisuzuguriro washyizwemo nuko wavutse ugiye kugikurwamo n'icyo wavukiye. Ndarisubiramo, igisuzuguriro washyizwemo nuko wavutse uragikurwamo n'icyo wavukiye. Ndasubiramo bwa gatatu, igisuzuguriro washyizwemo nuko wavutse uragikurwamo n'icyo wavukiye. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haranditse ngo Yefuta atoranirizwa kuba umucamanza wabo. Nuko Yefuta w'umugereyadi yari umunyembaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Gereyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Gereyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta
baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Mumbwire niba namwe ariko Bibiliya zanyu handitse. Nge ndasomye ngo nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'iki? Umwana w'iki? Mana iguha umugisha. Gatatu haranditse ngo nuko Yefuta ahunga bene se ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo. Maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hahise iminsi Abamoni barwanya Abisiraheli. Namwe haranditse ngo hahise iminsi, niko byanditse? Sawa. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Gileyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati ngwino ubu umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Ngwino ubu umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Noneho hari amagambo agera muri angahe nshaka ko tuvuga niba namwe mwasomye. Irya mbere riravuga ngo yari umunyembaraga w'intwari kandi yari umwana wa Maraya. Niko mwasomye? Irya kabiri rikavuga ngo nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Namwe mwabisomye? Irya gatatu rikavuga ngo ngwino ubu umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Namwe mwabisomye? Mwabisomye? Imana ibahe umugisha. Uko mu kanya turi bubumbe Bibiliya. Luka 15 geze umurongo wa 17 haranditse ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke nje kwa ubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe mpaka mbe umugaragu wawe. Ajya kwa se. Ndagira ngo musomere umurongo wa 20 wonyine, aka karongo konyine ayaho haranditse ngo arahaguruka ajya kwa se. Mumbwire ko ariko namwe handitse gute? Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Wenda irindi naza kurivuga, ariko wenda reka ndivuge kugira ngo abandi kabaze kumenya aho ryanditse. Ni muri Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 9 haranditse ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo n'ubu. None mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Ndashaka gushima Imana gatoya kugira ngo abandika babe bandika, abasoma babe basoma, ariko ningaruka mu ijambo turabumba Bibiliya tuzitereka imbere yacu. Ndashimira Imana mu bihe byashize, mwana wanjye yaraje arambwira, umwana w'umuhungu yitwa Blessing Darling Ntaganda. Araza arambwira ati mama tuzi ko hari ahantu ngiye kujya. Ntese uzajyayo? Ati hari ahantu ngiye kujya, ati kandi uzamperekeza mwambaye ibintu by'umweru n'abandi ba mama. Atariko wowe atuzaba ufite n'ifoto yanjye. Atariko mama ati ifoto yanjye uzajya uyiganiriza, tawo nzajya mba ndi kukumva. Asohoka mu cyumba cyanjye aragaruka arambwira ngo ariko manga uzi ko ngo iyo umuntu ngo azapfa ngo uzi ko abimenya? Ese wabikuye he? Ngo iyo umuntu azapfa arabimenya, ngo hari umuntu wigeze kubivuga. Arongera arasohoka aragenda, aragaruka arambwira ngo uza abantu muzaba muri kumwe mumperekeza nti, atangira kubavuga mu mazina. Ndicara hangira gutekereza, ibibazo bimbana ibibazo. Mwana aransezeye
ambujije kuzarira, ambwiye ko nzajya nganira n'ifoto ye. Ubwo se hari icyari gisigaye? Fata igihe ndasenga, ngira Imana ndayibwira ngo wambabari ugakura amarira ku maso yanjye. Mu minsi yashize ndi gusenga, Imana ituma umuntu iwanjye w'umukozi w'Imana, turasengana, arambwira ngo Imana ikuye urupfu mu rugo rwanjye. Haleluya. Ariko aravuga ngo ikimenyetso nzakibona. Imana imfasha ikurinde ibimenyetso. Umwana mu gitondo yabyutse nta kibazo, ejo nimugoroba twaratemberanye nabo, turagaruka mu gitondo abyuka nta kibazo kuko azakora icya leta. Ajya ku ishuri, anagenda yiruka avuga ngo yakererewe, asohoka mu gipangu aragenda. Ubwo jewe naryamye hafi saa moya za mu gitondo kuko naraye ndi gusenga. Mpita ndyama nkuraho amatelefone, ngira no mu rugo ko nta muntu n'umwe wemerewe kumbyutsa, kugeza igihe isaha yo nateguye yo kuza mu iteraniro iragera ngahita nza. Ariko nkaba hari nimero nahaye ku ishuri bashobora guhamagaraho igihe ntahari, kuko hari igihe mba ntari mu Rwanda. Kumbi umwana yagiye, ageze iruhande rw'ikigo ataragera ku ishuri, asanga sinzi abamuteze, barahamutegera, umwana baramukubita, baramucurika, bamuha ibintu, akibinywa ahita asinzira ajya muri koma. Prefete yaje, bafata umwana bamujyana kwa muganga, aha arapfumuye n'aha arapfumuye, serumu ya mbere iya kabiri, umwana arazuka, atangira kuvuga ibyamubayeho. Ubwo mushiki we yagiye ajya kumureba n'undi mutantine, bagerayo kwa muganga, umwana afata telefone aragenda arishyura. Ngewe nabyutse umwana ari maze, bamugeza mu rugo bamurandasa. Se daringi bimeze bite? Avuga ibintu byose byamubayeho. Reka mbabwize ukuri, ndashima Imana. Ubundi narimenyereye ko Satani andwanya mvuye ku murimo, ari byo tujya twita ngo n'umudayimoni wo guhora. Ariko n'ubwa mbere yakwita igitero mbere y'uko nza, ndabireba ndavuga ni Imana irakoze, ibindi ni ibya polisi n'ikigo, nta nubwo nabyinjiramo. Niba Imana impaye umwana wanjye akaba ari muzima, kanjye ku murimo w'Imana. Haleluya. Ndashimira Imana yambereye aho ntarindi, igahagararaho ntarindi, igafata amaboko y'abari kunyicira umwana, ikansubiza umwana wanjye ari muzima. Haleluya. Haleluya. Mwampereye Imana icyubahiro. Ntabwo ari ishimwe, ntabwo ari ishimwe. Twagiye, nagira ngo ntaryibagirwa. Murumva yuko ya foto, ya myenda y'umweru naho byerekezaga. Ndashimira data wa twese ko kuyamarira mu rugo rwanjye. Haleluya. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana rikubwira ngo igisuzuguriro, ntabwo njya kure ya teme mufite, iyo muzajya mushyiraho mukamamagara niyo nzajya nza mvuga. Mfite ibintu byinshi navuga, nanasaba Imana nkaza nkavuga, ariko sinajya kure y'ijambo rivuga ngo uwa kane wo gukurwaho iki? Wo gukurwaho iki? Kandi niba ntacyo ufite ntugire ngo abandi bo ntibagifite. Niba utanagifite muri bene wanyu hari ugifite, kandi uyu munsi ni wowe Imana yahamagaye ngo igukoreshe kugira ngo bene wanyu bakiri igisuzuguriro. Ntagire umuntu n'umwe wumva ko iri jambo ritamureba. Igisuzuguriro washyizwemo nuko wavutse, uyu mugoroba uragikurwamo n'icyo wavukiye. Bibiliya iratubwiye ngo hari umugabo witwaga Yefuta, cyangwa se umwana cyangwa se umusore. Ababyeyi ba Yefuta, umwe ni Gereyadi ngo umwe ni Maraya.
niyo dusomye n'ibindi bitabo nta zina rya nyina wa Yefuta riravugwa, iryo tuzi ni Maraya. Ndabesha pastor? Ni wowe muntu nzi ufite ijambo ry'Imana kandi nzi kuva kera, nzi neza wamfasha. Hari irindi zina rya nyina wa Yefuta tuzi? Nta rindi rigaragara n'iryo Maraya. Mwitonde, Imana ntigira isoni. Ndaza kubabwira ukuntu itagira isoni. Yefuta yari umunyembaraga w'intwari, kandi uwo yari umwana wa Maraya. Yefuta uwo yari umunyembaraga w'intwari, kandi uwo yari umwana wa Maraya. Ni umugore wikoreraga umwuga w'uburaya, buke yasambana n'umugabo witwa Gileyadi, amuteye inda, abyara umwana w'umuhungu, ariko abona gukomezanya nawe bizamwicira akazi. Kavuga ati abagabo bazajya bantereta cyana kirira ahangaha, ubaye amafaranga nzayabona. Aratekereza aravuga ati ariko ise w'uyu mwana ndamuzi. Burya nyina w'umwana amenywa na nyina, niko bavuga. N'inda yaryamanye n'abagabo 100 imenya ise w'umwana. Iravuga iti mu bagabo bose kiriya gihe Gileyadi niwe wanteye inda y'uyu mwana. Ngo aramuterura aramujyana no mu rugo rwa Gileyadi, atereka yati iwanyu naha ngaha yemwa, iwanyu naha uhagume, ngewe nkomeje akazi kanjye. Iyo niyo story ya nyina wa Yefuta, nubwo baherukana nta n'ikindi Bibiliya ivuga. Bibiliya irambwira ngo Gileyadi ashaka undi mugore. Yari afite umugore abo twita femme légitime, babandi banditse mu gitabo cy'umurenge. Bamwe bahagurutse imiryango ibizi, abapasteri bamwe baza twabakoreza bridal shower. Femme légitime, umugore wemewe n'amategeko, uzwi n'Imana n'abantu. Uwo nawe ngabyara abandi bahungu. Murumva, mu bana harimo umwana, mu bahungu harimo undi muhungu. Hari umuntu uri kunyumva? Aba bana bose bari aho ngaho. Hari abana b'umugore wemewe, hari n'umwana w'umugore utazwi witwa Maraya. Ariko ijambo rikambwira ngo yari umunyembaraga w'iki. Ubundi ikibazo ntago ari uko wavutse, igikomeye n'icyo wavukiye. Ntago Imana ifite isoni zo kukuvutsa n'ahatazwi, no aka kanya ukaba wicaye muri iri teraniro utazi n'uwakubyaye. None ibyo Satani igihe kinini arabyicisha, akaza kukwibutsa uko wavutse n'uko waje. Ibyo bintu ntacyo bimaze. Nyirizina igifite agaciro ni icyo wagize gute, icyo wavukiye. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Abari ku musozi we aragira ati amazi atameneka, nge ntabyo nzi. Haleluya. Yefuta aba muri abo bana, ariko abamara undi mwana, ariko yitwa umunyembaraga w'iki. Umunyembaraga w'iki? Ntago amateka y'ibyo wanyuzemo akuraho ibyo Imana ikwemerera gukora mu gihe kizaza. Haleluya. Aba mu bandi bana ari umwana w'undi mugore, umwana wa Maraya, ariko ari umunyembaraga w'iki. Umunyembaraga w'iki? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uko bagenda bakura, bagakuza ubugome, bagakuza ubusamba, baramwitegereza batariko murabizi, uyu mwana nawe azabona umugabane mu bya data. Uzi ko nawe azabona umugabane? Batangira gukora akanamatiko ko tubona nawe azabona umugabane, kandi ko mubizi ko nyina ari Maraya tutanamuzi neza. Nta kintu twakora ngo atabona umugabane. Ariko Yesu ndagukunda cyane. Batangira kujya bakora utunama. Ndashaka kugutuma ku muntu mwegeranye. Batangira kujya bakora utunama adahari. Igitondo kimwe bahuza umugambi, bahuza urugwiro, baravuga ati ariko se ko atadutuka, ko nta cyaha dukorera, ko nta nenge afite, ko nta kirego twamurega, ko nta cyatuma tumucaha, turashingira kuki?
bajya inama baravuga ngo turashingira ku buryo yavutse. Uko yavutse nibyo turi bushingireho. Ni kese atari bucike, ntabwo ari bwivanemo amaraso ya nyina w'indaya. Ibyo birazwi, ntaho yabihungira. Ngo bakora inama. Yefta azagira ngo ni ibisanzwe, uwakoze agatangira kumureba gutya, uwakoze akamureba gutya, kuse nibiki byabaye hano. Arambwira ati rero ubu hari akanama hari umwanzuro twafashe w'impamvu utagomba kuguma hano. Akamwegera ati none se runa ndagutuka toya, none se hari ibintu ntakora neza hano? Bati ntabyo. None se hari ikibazo dufitanye? Bati ntacyo. Hari uwo nagambaniye se? Bati oya ntawe. None se iminsi tumaranye nk'abavandimwe ko duhuje data, ni ikihe kintu naba narakoze? Basi umwe muri mwe nahaguruka nsobanure nyirizina ikintu naba narakoze. Buri wese akakibura. None se igituma munyirukana muri amaraso yanjye kwa data, aho navunaga umuyanka yongeza undi, naryaga ibyo nshatse nkanywa ibyo nshatse, ni igiki? Baravuga ngo ni impamvu z'uko wavutse. None se navutse nihengetse, nari nitambitse, naje nukana, nazanye amenyo abandi batayafite, naje ndirimba abandi baza barira, navutse. Batoya uwakubyaye, none se ntago ubizi ko ari runaka? Uwakubyaye nubizi ko ari runaka se? Protokogera vuba, hari umuntu wakingirije. Haleluya, haleluya. None se mama niwe muvuga? Yarabahe mu cyese bati oya yewe uri umwana wundi mugore. Ndashaka kugutuma ku muntu mwegeranye, mubwire ngo ntukarwane n'ibyemezo byafatiwe mu nama utageramo. Ntuzigera urwana n'ibyemezo byafatiwe mu nama utageramo. Rwane n'amagambo yavugiwe aho utari uri, have ibera hose icyarimwe, ikurebera aho utareba, imenya ibyo utazi ikabimenyera aho utazi no mu butazi. Iyo niyiza igukuye, niyizi naho iri kukujyana. Ntuzigera uhangana n'ibaruwa yandikiwe ahantu utaruri. Kurwana n'icyemezo cyafatiwe mu nama utarurimo, ngurwana n'ijambo ryavugiwe ahantu utaruri. Hoya bakibimubwira bahita bamuhambirira utuntu twe, asanga byavugiwe mu nama atararimo. Urumva benda bari bavuze bati nabyanga twadiha umutwe tukawumena, twagira ibiki, icyo turi bukore turakize. Reka nkubwize ukuri, ntuzigera urwana n'ibyo bintu, kuko baba bafite n'uburyo bavuze ngo natahava tuzabigenza gutya, nibitagenda gutya tuzabigira gutya. Mu magambo 10 navuze harimo ijambo rivuga ngo nusanga abantu 9 bakuvuga ugatangira kwisobanura, uzabaye wa 10 mu kwivuga. Uzajya utuza ibihe nibyo bisobanura ukuri. Haleluya. Ibintu bakuvuga wabikora, kuko n'ababikora ntago bavuye mu nda za banyina bafite urwandiko ruvuga ngo bazaba ibingibi. Nukuri pe, burya wakwiba, wakwica, wasamba, biriya bintu byose bakuvuga wabikora. Rero ikintu cyemeza kutabikoze ni igihe. Kinyoma kimara umunsi nikimara umwaka, wegenda utuze. Biragoye kwisobanura igihe utazi uwagusobanyije aho yaciye ajya kugusobanya. Umuntu wese wisobanura arisobanya, atanga amakuru adakenewe. Yefta arikorera, azize uko yagize gute? Uko yagize gute? Hari umuntu yatutse, hari uwo yaragiriye nabi, hari kese y'icyaha runaka imurega, hari ubuhemu runaka bumurega. Azize iki? Azize iki? Mvugira cyane, azize iki? Ni ku ijambo rivuga ngo igisuzuguro washyizwemo nuko wavutse. Uyu mugoroba uragikurwamo n'icyo wavukiye.
ni umugoroba wo gukurwaho ikiyemo. Iki Bibiliya irambwira ngo arazinga, nta cyaha yakoze, azize inenge yo mu maraso. Mwana wa maraya ntari buhandure ngo yivanemo amaraso ya nyina, biramufata. Azize uko yavutse, ahambiriye utuntu twe kubera uko yavutse. Arangije akubita ku rutugu, areba imiceri, areba amanyama, areba amata, areba inkoko, areba kuryama ahantu heza, areba icyubahiro cy'umwana wa Gileyadi, arabireba uko yavutse bikamubwira ati umva wafashe inzira ukagenda. Ibisura byemerewe kandi uri umwana wa maraya. Ariko reka mbabwire, ntacyo icyo wavukiye kigiye gukora umukwabu. Aritonda, uko yavutse biramuganiriza biti se shaho uko nta so akaba nta nyoko uzabaho ute? Bimubera inshuti, biramubwira ati rero fata inzira ugitobu. Itobu ni igihugu gikize, cyari cyeze, cyari kimeze neza. Fata inzira ugitobu. Urabizi yuko uri umunyembaraga w'intwari, ariko izi mbaraga nta kindi zamara usibye kugenda ukaba umujura. Nta nyoko nta kifata inzira, afata inzira. Agenda aririmba. Mbabwire indirimbo abantu baririmba kubera uko bavutse. Nyibabwire. None se Dream Boys niyarutse kuyiririmba? Kuva nge nyivuka ugaragiye sinigeze mbona mama wambyaye, namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa. Umushinga indirimbo yifite aririmbye. Mwumva abandi bana bahamagara ngo mama ari, ubwo ari ku gitobo. Ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara. Uzambarize mama niba kinyibuka, muzamumbwirire yuko mukumbuye. So ni indirimbo umuntu aririmbishwa nuko yavutse. Ariko icyo wavukiye kihageze, ngabuhamya kw'Imana igira neza. Ntabwo nzi iyo uri kuririmba ariko ihangane zizasimburana. Mwana afata inzira nta nyina, aragenda ari wenyine mu nzira ya wenyine. Ntawe umubwira ngo pore, ntawe umubwira ngo komera. Aragenda agera itobu, arahagarara. Imiceri yo kwa se ntayo, inkoko ziwabo ntazo, ibiryo by'iwabo byiza ntabyo. Arareba, yibuka ko ari umunyembaraga w'iki yemwe, yibuka ko ari umunyembaraga w'iki. Aravuga ati sinzabwirirwa, sinzaburara, ngiye gutoranya umutwe w'amabandi, tuzajya tujya gutera abantu, twabica twabamara, nzabaho nta kindi nakora. Arangije acurika ibintu. Ariko ikintu cyacurikishijwe nuko wavutse. Icyo wavukiye nikihagera kizagicurukura. Impamvu icuritse ni ukubera uko wavutse, ariko icyo wavukiye kizabicurukura. Mwana arabicurika ahita bibandi. Bene se bamureba nk'umwana wa maraya, nawe uwo munsi yireba nk'ibandi. Ariko iyera ya Isiraheli, Imana itavangirwa, Imana ituzana ku isi ifite gahunda. Yamurebaga nk'umuntu igihe kimwe, uzaba umucamanza w'iki yemwe w'Abisiraheli. Haleluya! Baramusuzuguye, Imana ikamwubaha. Bamurebeye mu mwana wa maraya, Imana ikamurebera mu mucamanza w'Abisiraheli. Bakamureba nk'udafite icyamaze, Imana ikamureba nk'ufite ikizamaza. Bamurebera muri situwasiyo, bamurebera mu gihe, Imana ikamurebera mu bihe. Nawe ubwo ageze itobu, yirebera uwo mwanya yiyita ibandi, Imana ikamwita umucamanza w'Abisiraheli. Haleluya! Vuga ngo icyo Imana inyita nicyo gikomeye.
kuruta icyo nakwiyita cyangwa icyo abantu banyita. Haleluya. Abitobu seve irahinduka, mwirondoro urahinduka, yitwa ibandi, yitwa umubandi. Biramenyekana ko ari umutwe w'amabandu bahariya hirya, biramenyekana bakajya gutera bakica bagataha bakarya bakabaho. Ubwo buzima arabumenyera bw'igisuzuguriro kwitwa ibandi. Arabyiyita, barabimwita, babandi babaho ngaho. We ijambo rirambwira ngo hahise iminsi. Sitwarisomye twarisomye. Hahise iki? Reba imbere n'inyuma umbwirire umuntu ngo nyuma y'iminsi hari umunsi, kandi uwo munsi Imana yawubitse mu minsi. Hahise iminsi barya, hahise iminsi banezerewe, hahise iminsi babyina bidunda bakora ibirori, hahise iminsi Yefuta ari umujura, hahise iminsi adatekereza ko yagaruka, hahise iminsi ntawe umwibuka. Icyo yavukiye nacyo kiba kiratangiye. Haleluya. Bamurebeye muko yavutse, ariko icyo yavukiye hari igihe cyagombaga kuzaza kigasobanura ibintu. Bamurebye nk'umwana wa Marayo udafite icyo amaze. Imana yari yaramuzanye ku isi nk'umuntu igitondo kimwe uzarwana agatsinda akaba umugaba. Ntabwo Imana yigeze imureba nk'ibandi. Nta soni waca kuri Yefuta mu kabari warangiza ukamuvundereza amacandwe ngo ni umupagani. We ni akazi kawe. Buri muntu ku isi afite amateka ye. Igihe utamufiteho amakuru ahagije ntugapfe kumucira urubanza, kuko wasanga ari ugomba kumufasha aho kumuseka no kumusebya. Uko wavutse byakugira umuyaya, uko wavutse byakugira indaya, uko wavutse byakugira umujura, uko wavutse. Ariko icyo wavukiye iyo kihageze. Ndashaka gutanga message kubavuga butumwa. Yefuta ntago bamubwiriza, Yefuta baramusengera. Ese uramukura itobu ngo umutunge, uramukura itobu ngo umumaze iki? Ohereza isengesho ubwira Imana ngo nabiriya Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyubahisha. Nabiriya Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyubahisha. Nabiriya biyereke uzabikorere kwiyubahisha. Nabiriya uzabikorere. Sewe wa mukobwa twiganye, yewe yashatse wa musaza, uzika ari umugore wa gatanu. Sawa. Amasengesho wafashe umusengera angana iki? Ko wasanga uko yavutse aricyo cyamujyanye hariya. None se we, yewe uziko nahaciye nkasanga hasigaze ku muryango w'akabari niho ari gukora. Hanyuma wabikozeho iki? Kuko yavutse aribyo byamujyanye gushaka ubuzima. Wa mukobwa we urarimbutse. Yefuta ntago bamubwira ayo magambo. Yefuta barapfukama bakamutura Imana. Uko umushinja ibyaha uri kumukomeretsa, ari mu bintu atahisemo, ari mu bintu yisanzemo. Nta yindi shuwa yari afite kugira ngo abana be barye, nta yindi shuwa yari afite kugira ngo yige, nta yindi shuwa yari afite kugira ngo barumuna be bari bacitse ku icumu bakure. Nta yindi shuwa usibye iriya. Yefuta ntago bamucira urubanza, baramusengera bakamuririra. Nta yindi shuwa yari afite, ntayo. Umumariye iki Yefuta usibye kumwirukana, kavuga ko adakwiriye kuba mu rusengero, kavuga ko adakwiriye kuza mu rugo rwawe, kavuga ko adakwiriye
inshuti ya nurebera umuntu mu gihe uzatakaza umunyembaraga umwita umunyantege nke, ariko nurebera umuntu mu bihe uzashyigikira umunyantege nke, igihe kimwe azahinduka umunyembaraga kandi Imana izabiguhembera. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Hahise iminsi seve ya Yefuta yitwa ngo umujura, umuyobozi w'umutwe w'amabandi adatekereza. Jonaraha yavuze ngo hari ibintu bitunguranye. Urumva Yefuta ntiyigeze atekereza ko hari ubundi buzima yabamo, yabonaga ari buriya do mpagaze nk'umukozi w'Imana, ubuzima udatekereza utireberamo, bwa bundi Satani akwereka ko ari ubwa bariya bize bafite imiryango bazwi, do nawe n'ubwawe. uyu mugoroba Imana irakuvanaho igisuzuguriro. Ntabwo yumvaga abimerita, yumvaga atabisa, yumvaga atabikwiriye, ibyo yahisemo bwari bwo bushobozi bwe. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo ntugutsindwa, hoya nkoresha icyo wampamagariye. Dore dore imbere yawe ngunkoresha ibyo ushaka, icyo wangambiriyeho mbere ntarabaho. Itariki y'icyo yavukiye iragera. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo wavukiye gifite imbaraga kurusha uko wavutse, kandi icyo wavukiye kigiye gukora umukwabo, nikirangiza kibyine hejuru y'uko wavutse. Haleluya, haleluya. Ijambo rirambwira ngo hahise iminsi Abamoni batera Abisiraheli. Mpagaze nkubwira ngo Imana igiye guteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Hari ikibazo Imana igiye guteza kitazigera gikemuka atari wowe uhagaze aho hantu. Hari ubuzima bw'umuntu bugiye guhungabana, ntazigera anezerwa atari wowe ugeze mu buzima bwe. Nubwo byagenda gute, naba atari wowe ntibizakura. Ngo bakibarwanya, bagitangira kubarwanya, ngo bahita bibuka ko imbaraga zabo ziri gukorera itobu, ko ziri gukora itobu, ziri kwica abantu, ziri kwiba. Nyamara ako kanya nizo zakabaye zibakiza. Ngo bakibitekereza batangiye gukora inama, bamwe bati muragira ngo njye gukora iki? Ntago muzi ko ari twe twamwirukanye. Abandi bati ibyo bintu mu biceceke, musubireyo mujye kumugarura. Ntago jewe ndajyayo, mwibuke igikomere namuteye igihe namwirukanaga. Bati ibyo bintu ni mu biceceke, mujye kuzana Yefuta nataza Abamoni baratumara. Ni we wenyine ufite password y'uru rugamba, nta wundi ufite umubare w'ibanga wo muri iki gihe. Ndagira mubwire ngo mu gihe cyawe nta uzigera aba wowe, nta uzahicara, nta uzaharyama, nta uzaharara, nta uzahavugira, nta uzahakorera. Ni wowe ufite password, ni wowe ufite umubare w'ibanga uko byagenda kose. Ntabwo bizagusaba kuba inzobe, ntabwo bizagusaba guhinduka undi, n'amateka azaba ari yayandi. Nta uzahisha kuko arazwi. Hirya yo ku mwana wa maraya hari hongeyeho no kuba umujura. Ariko ibyo byose icyo wavukiye kibibyina hejuru, kikabisiba, kikongera kikabisira ibanga. Hakaba inama ya kangahe? Inama ya kangahe? Iya mbere bayikoze bashingiye kuko yavutse, iya kabiri bayikora bashingiye ku cyo yavukiye. Haleluya, oh haleluya. Mu gihe cyawe nta uzigera aba wowe, Mana we. Impamvu hariho kurwana, guhangana, ntabwo ari igihe cyawe. Mu gihe cyawe umva mbabwiza ukuri, there is no competition, because nobody can be you.
nta muntu ushobora kuri wo kuba wowe nta mpamvu yihangana guma hamwe. Nushaka ube wambaye utambaye, nushaka ube warize utarize, nushaka ubizi utabizi, nushaka uri inzobe cyangwa igikara, nushaka ube mugufi cyangwa muremure, nushaka useka nabi cyangwa useka neza, niba ari igihe cyawe kigezweho nta wundi muzahangana, nta wundi ntawe uhari. Uko yaba ameze kose ni igihe cyawe. Haleluya, haleluya. Bati mujye kumuzana we, mwiruke mugende mumuzane. Bariruka. Yefuta ari gukora akazi, arimo aratunganya umutwe w'amabandi ngo bajye kwiba. Hirya hari indi nama igiye kumuzana ngabo umugabo w'Abisiraheli. Mpagaze nshaka kukubwira ngo uratunguwe kandi uratunguranye. Uratunguwe kandi uratunguranye. Ubyangu byemere, ubuzima urimo buri kukubwira ko bitakunda, iminsi umaze ahantu birimo biraguhakanira, ariko Imana ivuganye nawe muri uyu mwanya. Uratunguwe kandi uratunguranye. Haleluya. Vuga ngo ndatunguwe kandi ndatunguranye. Vuga ngo ndatunguwe kandi ndatunguranye. Nukuri uratunguwe kandi abo mumaranye iminsi nabo ugiye kubatungura. Yefuta ari kubabwira tumva, bafite ya masigara amwe Pastor Theogene ajya tubwira, ya yandi baba bari kunywa bavugana ubwo banyweye urumogi bagiye kujya kwiba. Barimo bavuga tumva man, cya gisaza cyahari haruguru gifite amamiliyoni man, mureke twere kuntu turi bubigenze. Bari muri ibyo, reka nkubwira ibyo ureba sibyo Imana ireba. Wowe wiyita si Imana ikwita, aho wirebera si Imana ikurebera. Imana ntabwo ifite isoni zo gukura umuntu mu mukungugu ngo nirangiza imushyire hejuru imuhindura umwami. Ntabwo Imana ifite isoni zo gufata umujura mu minota 5 umukuru w'amabandi ngo ahinduke umugaba w'Abisiraheli. Nta soni Imana ifite z'ikintu igiye gukora mu mateka y'ubuzima bwawe. Imana irabiza aho wanyuze, izaho urara n'ibyo wirirwamo. Ndagira ngo nkubwire ngo haleluya. Uratunguwe kandi uratunguranye. Hari inama ziri gukorwa utazi, yaba izikorerwa mu mitima y'abantu, yaba izikorerwa ku kazi, yaba izikorerwa muri famiye. Uratunguwe kandi uratunguranye. Ibyo utakekaga, ibyo utatekerezaga, ibyo utigeze utekereza ko byakubaho, nibyo Imana igiye gukoresha muri uyu mugoroba. Uratunguwe kandi uratunguranye. Igisuzuguro washyizwemo nuko wavutse, ugiye kugikurwamo nuko nicyo wavukiye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Yefuta ari mu kazi, abandi nabo bari mu nzira baza. Undi ari mu kazi na bagenzi be, ari kubabwira tumva, ni hahandi turi bujye kwiba kwa wa musaza. Umuhungu we yaraye avuye muri Amerika yamuzaniye amamiliyoni, niho turajya kwiba. Turi bujye kwiba hahandi. Uwo munsi bari muri ibyo, ako kanya Yefuta agiye kubona, abona intumwa ziri kuza zimusanga zitengurwa. Abantu bamwirukanye bamubwira nabi, bamushinja bashingiye ku mateka, bagarutse imbere ye batengurwa, babona ari we gisubizo, babona nataza Abamoni bari bubarimbure. Reka nkubwire, ntubabazwe n'abantu bataza agaciro kawe. Ntabwo cyari igihe cyo kukamenya. Kubera iki ushaka ibintu bidakorerwa igihe? Ntabwo cyari igihe cyo kumenya ko wize, kushoboye guteka no gusasa. Ntabwo cyari cyo gihe. Iki ni cyo gihe Imana ishyize ku mugaragaro icyo wari ushoboye, icyo wari umaze. Iki ni cyo gihe amateka yawe agiye kwandikwa. Haleluya. Baza batengurwa, barahaza ngo akibabona aravuga ati cyore, ibi ni ibiki? Aba ni bande? Baje gukora iki? Nahase kandi bankurikiyeyo. Hari abantu ugiye kuzabona wikange, vuga utuye ko muheruka ari kungambanira, aje gukora iki? Umva, uratunguwe kandi uratunguranye. Hari message ugiye kuzabona muri telefone yawe wikange, vuga utuye ko mperuka yaramborotse,
nta na nimero ye nari nkigira. Uyu muntu anyibutse gute? Nicyo gihe cyawe cyagiye ntaga agaciro kawe yari akazi. Ubabarira abantu bakwiciyeho, bagututse, abantu bagutakaje, nukuri agaciro kawe ntago bari bakazi. Uyu munsi kamenyekanye, niyo mpamvu bagiye kugaruka. Haleluya. Aho kumara ahantu imyaka 30 bataza agaciro kanjye, nahamara amasaha yanjye baza agaciro kanjye. Kuko igihe cyose umuntu ataza agaciro kawe aragukomeretsa, ariko iyo umuntu yamenye agaciro kawe arakubaha. Haleluya. Oh haleluya. Hari ibintu Imana yanze kugutinzamo kubera ko byari ubuzima bwo gukomereka gusa, ariko uyu munsi igihe kirageze ngo Imana yongere bigusubizemo, ari agaciro kawe, ari igihe cyawe. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Hari Yefuta unyumvisha hano? Haleluya. Umuntu urimo wumva Imana natere haleluya. Arabareba, arabitegereza, yibuka ku buzima arimo aribo babumwoherejemo. Nta kibazo nukuri, ndakwinginze, nta kibazo. Yesu yaravuze ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Iyo aba bari bazi ko ibi bari gukora ari byo bigiye kuvamo gucungurwa kwabo, ariko ntago babizi, bababarire. Rero nawe ubwira Imana ngo bababarire ko batazi icyo bakoze. Bariya nibo batumye umenya ko Imana irari impfubyi. Uyu munsi wahagarara hano ukatubwira ko Imana igaburira udafite shinge na rugero. Uyu munsi wavuga uburyo Imana iburana imanza, wavuga uburyo Imana irera, kandi wavuga uburyo Imana itabara kubera bariya abantu. Rero ibababarire kuko ntago bari bazi icyo bakora. Haleluya. Oh haleluya. Bahita bamubwira, mwibuke ko bwa mbere bamubwiye ngo genda, nta mugabane ufite mu bya data. Bwa mbere bamwirukanye bamwima umugabane, bwa kabiri bamugarura bamuhindura umugaba. Ubundi icyo wavukiye cyakwimishije akantu gatoya, uko wavutse byakwimishije akantu gatoya. Icyo wavukiye kizaza, ntabwo cyo kizaza kuguha umugabane, kizaguhindura umugaba, umuntu utanga imigabane. Haleluya. Bahita bamubwira ngo ngwino. Bwa mbere baramubwiye ngo genda, bwa kabiri bamubwira ngo iki? Ngo gira gute? Ngwino ubu umugaba wacu tubona uko turwana n'Abamoni. Ngwino ubu umugaba wacu tubona uko turwana n'Abamoni. Niko bamubwiye. Bwa mbere baramubwiye ngo genda, nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana wundi mugore. Ndi ku ijambo rivuga ngo igisuzuguriro washyizwemo nuko wavutse, ugiye kugikurwamo n'icyo wavukiye. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Yefuta vuga ngo yaratunguwe. Ngero uvuge ngo yaratunguwe. Akimara gutungurwa areba babandi bose bafatanyaga kwiba, ahita avuga ati sasa rero nubwo mwambonye hano ndi kwiba, burya ntabwo ari cyo nari naravukiye, n'ubuzima bwari bwaranzanye kwiba. Ariko ubundi ngewe kuvuga nyembaraga w'intwari, ngewe navukanye imbaraga zagombaga gukora iby'ubutwari, imbaraga Imana yagombaga kubyaza umusaruro. Narindi hano rero kubera uko navutse bari baranyirukanye, none icyo navukiye kije kundeba, dore kirakomanze, kigiye kumfata ukuboko dusubireyo. Haleluya. Ahita babwira ati rero mwihangane, burya bya bindi byose nakoraga nuko navutse, icyo navukiye cyari kitaraza, none munyihanganire. Ndi kukubwira ngo uratunguwe kandi uratunguranye, uratunguwe kandi uratunguranye. Yefuta ngo barabatunguye, abarabasize. Reka nkubwire, ntago bisaba kuzabasezera, ni ibintu bizivuga, ni ibintu bizakoreka. Bazajya bavuga ati ariko sare ati se wamubona uza ahantu asigaye ari. Urumva uko yavutse byamushyize ahantu, ariko icyo yavukiye cyamukuye ahantu. Haleluya. Oh haleluya. Tuzafata urugendo rurerure. Yefuta ari gutahuka. Tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tugiye gutamba ibitambo byishimwe by'urwibutso ko yadutaruye. Amahanga yose abona iyo mirimo,
amahanga yose abona iyo mirimo baratangara bubaha Uwiteka. Haleluya. Igikiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana bigota abagabo b'i Yerusalemu. Nzamanura inanga nicare ndirimbe, nzamanura inanga nicare ndirimbe, mpamagara banje mbaremagatima. N'inzu yanjye tuzakore Uwiteka, waduhaye amazi tunyotewe. N'inzu yanjye tuzakore Uwiteka Imana, waduhaye amazi tunyotewe. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Eh hallelujah. Eh hallelujah. Eh hallelujah. Eh hallelujah. Gisuzuguriro washyizwemo nuko wavutse, Imana igikujeho icyo wavukiye. Isi yakurebeye mu mateka, isi kurebera mu byahise, isi kurebera mu byakubayeho utagizemo uruhare, ariko ndagira nkubwire ngo Imana igiye kugaragaza ubundi wowe urinde. Uriwe ntago yarazwi. Noneho bwira umuntu mwegeranye ngo ikizagukiza wakigendanaga, nuko Imana itari yakagishyira ku isoko. Ubundi Imana yari itarabishyira ku isoko. Imana igiye gushyira ku isoko buri kintu cyose kiri muri wowe gifitiye isi umumaro. Wakigendanaga. Yefuta yagendanye kuba umugaba, abo umujura bifite bamwirukana bifite, ariko igitondo kimwe Imana ishyira ku isoko imbaraga za Yefuta. Iki ni igihe Imana igiye gushyira ku isoko ikimaze icyo ushoboye. Kwamamazwa n'Imana ntago bizasaba ko wiyamamaza. Imana izashyiraho abantu bo kukuvuga, bavuge bati mwebwe murabizi twariganye, mbabwiye ukuntu azi gukora imishinga. Uzajya ujya kumva bagutumyeho, ntago bigusaba ibintu byinshi, guhangana, kwiyerekana, kwigira gutya. Reka da, Imana igiye gushyira ku isoko ubumenyi buri muri wowe. Imana igiye kugukorera publicité. Ntureba diplome yabaye nk'icyangombwa cy'ubutaka begura ngo ari uko bagiye gusora buri mwaka. Imana igiye kwishyira ku isoko. Umva bene wanyu birirwa bavuga ngo abandi barongorwa ureba, Imana igiye kugushyira ku isoko. Imico yawe myiza Imana igiye kwishyira ku isoko. Kuba wavamo umugabo Imana igiye kubishyira ku isoko. Kuba wabasha gukora nk'inyangamugayo Imana igiye kubishyira ku isoko. Kuba wabasha gukorera Imana, Imana igiye kubishyira ku isoko. Imana ikizagukiza wakigendanaga, nuko Imana itari yakagishyira ku isoko. Imana igiye kugushyira ku isoko. Gira abantu babiri ngo itegure, mbabwira ngo bitegure. Nta makuru mufite, ntugiye kuva hano urambwira amatelefone ugiye kwitaba. Zambabare ntuzitabe nk'umushonji, uzagerageze kwihagararaho. Jambo rirambwira ngo usubiza bakimubwira yerekana ubupfu bwe. Uzagerageze kwihagararaho, vuga uti buretse gato ndaje ndabasubiza. Sibyo? Ariko iki cyumweru nduva ntahari, ariko mu gitaha naboneka. Ntugaragaze kuri umuntu n'ubundi wari ubisonzeye. Mbese urumva kuko uko umuntu akubonye nikagufata. Uzase n'umuntu mbise ubwira Uwiteka uti buretse gato wite. Bya bintu wavuze ni ibingibi,
mubwire uti nzifata nte, nzavuga nte, nzicara nte, nzaseka nte, nzareba nte, nzasubiza ngo iki. Noneho Uwiteka kuko ari ugushyize ku isoko niwe uzakwigisha uko uzabigenza. Haleluya, oh haleluya. Mbabarire batazakubaza aho utaha ngo uhite wuzura Umwuka Wera ngo n'ubundi Imana ngo wari warabimbwiye we ngo hafi ibyo bintu uzabikora, hanyuma ntawe ukureba ucunge gutya ujye mu cyumba ujye usimbuka nushaka uzavuna igitanda. Ariko ubu gahunda ni ukwiha agaciro, kuko uko umuntu agusanze nikagufata. Ntabwo abantu bazakubaha birenze uko wiyubashye, ntabwo bishoboka. Agaciro wihaye nako tuzazamukiraho, sibyo? Ibintu byo kujya kwivuga, Imana nitana kuvuga uzaburetse kwivuga. Iyi nundi myaka yari 41, ibyo bintu ninde bikubajije? Yewe rega n'ubundi bare abana bandushaga amashuri, hari umuntu ukubajije ibyo bintu? Niba Imana yagupfundikiye niki gituma uri kwitwikurura? Tangira wigutuntu ngatunga yaje uvuga uti wiwe yeah yes okay yeah okay, so kwa hiyo tutuntu twakunanira uraje utangire ujye ujya kwarurushyira akaguru k'inkoko akihena ugacemo kabiri. Ibyo bintu ni ibiki? N'ubundi Imana yasinye ko inzara ishize, genda warure neza nk'umusirimu uzahagira iwawe, ariko hari ugerageze kubika ibintu. Uraje utwambara na gatimba uti nari mbyaye 5. Ibyo bintu ntabyo tuzi, Imana yarabiduhishe. Uzabivugire mu cyumba wenda uzacamo igitanda kabiri. Noneho bwira umuntu mwegeranye ngo ibintu Imana igiye guhisha nawe uzabihisha. Nta wivuga umuvuga hari. Uwiteka azakuvuga neza, niwe uzabivuga neza. Mbabarira ubu byihoreye, iki ni igihe cyo gukorera muri systeme y'Imana. Haleluya, oh haleluya. Hari igihe nari mfite ikibazo cy'inkweto, mbona umuntu arampamagaye ngo hari imigurungo 3 y'inkweto nohereje, ngo nabonye wambara amapantaro cyane kuva ngewe mutese. Ati none izo nkweto nazohereje kujya uzishyira ku mapantaro. Mu by'ukuri iyi pantaro niba ahantu yambonye mu ipantaro harancanga. Ibintu Imana yikoreye ujye ubiceceka. Nahise mubwira nti murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Yewe wavangiwe sinambara ipantaro. Ibyo hari umuntu wari unumye kubivuga. Uwiteka ko yari akoresheje systeme yo kugira ngo mbone inkweto. Ubu rero Imana hari systeme igiye gukoreshamo kugira ngo baguhamagare ku kazi, kugira ngo bakurambagize, bagusubize ibyawe, nawe nurangiza uzaje kwica systeme y'Imana. Ujye gutanga amakuru adakenewe. Hari uwayakubajije. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Mungu igeze arambagiza umukobwa arambwira ati mami ngwino ndebere uyu muhungu uri kundambagiza. Ubwo mukobwa yari lisansiye, tuvuga ko byibuze Imana nitaduha umuntu ufite maîtrise tutazemera. Noneho haza umuhungu wavuganye n'Imana, mva wahoze akora akazi ko mu rugo, aza kujya i Burundi, amenya agafaransa gake, agira prononciation nziza. Noneho twakwicara twavuga kanagahita tuvuga ngo merci beaucoup. Nakumva iyo prononciation nkavuga ntarayafite tu amashuri, avuga ntarayafite. Twavuga ikintu cyose agahita ngo okay merci beaucoup. Nta muntu utarizo avuga ngo merci beaucoup nawe, kandi yahoze ari umukozi wo mu rugo. Noneho ntinya kumubaza ngo wiza ngayo ko nuvaga ndusha n'igifaransa. Nkajya maza nise ibintu ni iki mufite kugira ngo twumve. Umukobwa wacu ati no, ahubwo se icyo ntafite mu bisabwa kugira ngo umuntu abe umugabo ni igiki? Muri kintu nsubiza. Yarinze amujyana kubera ijambo merci beaucoup. Ku munota wa nyuma ubukwe bwenda kuba, ariko biri hafi gusenyuka. Umuhungu ngo ajya gusenga, tumuha amezi 3. Twamuhaye ukwezi, turamubwira ngo genda nyuma y'ukwezi tuzagusubiza. Nsigara nsenga, reka mbabwire, twasengeye mu bishanga, tujya mu misozi, Imana itwima niki amakuru. Reka nkubwire, ugenda utuza amakuru yawe na Imana izatanga niba ari igihe cyawe ko.
Imana itwima amakuru, irayatwima burundu. Ukwezi gushize ngo araza, kumbi ngo Imana yaramubwiye, twebwe yatubwiye ko uwo munsi tumubaza yari afite 1000 kuri konti. Imana yaramubwiye ngo niba kubaza uzajya usubiza gutya. Araza uwo munsi nkajya byibuze ndambara na Bibiliya ngo ndeko nagwa no kwijambo ribihakana, ahubwo ngo akurivuga ngo ibyifuzwe yabonetse binezeza umutima. Tubonana nawe arambwira ati ko mbashaka ejo twazaganira ko hari message Imana yabantumyeho. Ndagenda tujya ahantu, cyo gihe nari ngikunda inyama cyane. Arabanza aravuga ati babahe icyo mwifuza kugira ngo mbahe message. Barabanza bampa inyama ndarya, ubundi nta nka yabirana ubwatsi mu kanwa. Nari maze kurya inyama. Arangije atereka nkubwire ko Imana yambwiye kuri umukozi Imana mugenzi wanjye, ikambwira kuri ya mugore ari mu biganza byawe, waretse kundwanya ko ndi umutumishi mugenzi wawe, ukareka kundwanya nkirongorera umugore Imana yampaye ikankure igisuzuguriro, waretse kundwanya mute. Arangije ahita amanuka ambwira iyerekwa ryo mu nzi wanjye, avuga ibintu byose, aramanuka agera na za Kibunga avayo, araza aranzenguruka wese. Reka nkubwire, Imana iguha akantu gato kazatuma wemeza batemera, gato katari kanini, urumva, gato gusa kazatuma ubemeza. Iguha akantu ba bandi bakurwanya badafite, nuhagarara aho bahagaze bahita bavuga batumva mbabwire uriya niwe ukwiriye, kubera ko ari igihe cyawe. Haleluya. Ndangije ndatengurwa, ndamubwira numva rero ntabwo nzabisubiramo, nta nubwo nzongera kurwanya ubukwe bwawe. Natashye meze nk'imbeba yanyagiwe, ndagenda mbwira umukobwa nti ngiye wihereye none sinzongera kujya mu bintu byanyu, uzamwemere cyangwa umureke, ariko uriya Mungu n'umubenge Imana izakwica. Arangije aramwemera. Amaze kumwemera noneho ngo akajya asenga, yarambwiye ngo najyaga mvuga ngo Mana basi uzankorera ubukwe, ibindi nyuma nzirwariza narizi, ariko uzankore igisuzuguriro. Umuhungu yakoresheje ubukwe hariya ku Murindi, yakoresheje ubukwe, ikibuga cyo ku Murindi kiriya cyahozemo isoko, huzuramo amamodoka, abantu bose bakaza kuvuga ngo mubaze Mutesi niwe umuzi, uriya muhungu akora iki ko turi kuri abacuruzi b'i Kigali? Byahe ni umuhanuzi gusa. Nkajya mvuga nti niba nawe ajya ngo hanze kubizana, niba agira gute nanjye ntago mbizi. Uwiteka azabacanga kugeza igihe azaguhera ibyawe ukabitahana. Haleluya. Umukobwa agezeyo yamaze imyaka 2 nta kazi, atunzwe na wa muhanuzi w'Imana. Najya kumusura akambwira ati mami, gushakirwa n'Imana ntibigira uko bisa. Aragenda arabyibuhazana amatama, yaragakobwa keza cyane, najyaga ndeba nkavuga nakatumfa tuzagashingira. Arabyibuhazana amatama, azana iki, aragenda abamama batoto, iby'akazi Imana yagiye bizana nyuma, yabanze kumwemeza, iramubwira ngo icara gutunge, umenye yuko nanjye ndi Uwiteka Imana yubahisha abantu banyu. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ntago ari ibyawe kumenya icyo Imana izakoresha, icyawe ni ukwizera ko ibivuze, idasaba amaboko, idasaba imbaraga, ntawe isaba ububasha, nta n'urwandikira rwandikire ibihugu bikomeye kukurenza ngo ibibwire ngo mbese mugirire neza. Haleluya. Oh haleluya. 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 Mugoroba wo gukurwaho iki? Mugoroba wo gukurwaho iki? Gukurwaho iki? Ijambo ryambwiye ngo none mbakuyeho igisuzuguriro, none mbakuyeho igisuzuguriro. Ntabwo ari ejo, kubera gutinda mu bibazo. Hari igihe umuntu Imana imubwira ngo irabirangije, yareba uburemere bwabyo akavuga ati ibi byafata imyaka 5. Yavuze ngo ni ryari. Haguruka ku maguru yawe, usubiremo inshuro 3, uvuge ngo none nkuweho igisuzuguriro. Vuga ngo none nkuweho igisuzuguriro. Ongera uvuge ngo none nkuweho igisuzuguriro. Vuga ngo none umuryango wanjye kuweho igisuzuguriro. Vuga ngo none kuwa 4 dukuweho igisuzuguriro. Vuga ngo nkuweho igisuzuguriro. Bene wacu basuzuguraga, abanyamahanga basuzuguraga, imiryango yasuzuguraga, abo twiganye basuzuguraga,
abo twavukanye basuzuguraga, abo twagendanye basuzuguraga, none Mana igukuyeho igisuzuguriro. Vuga ngo nkuweho igisuzuguriro, hanurira ubuzima bwawe, uvuga ngo ubuzima bwanjye dukuweho igisuzuguriro. Twasuzugurwaga, dukuweho igisuzuguriro. Icyo Satani yazanye ku muryango, icyo yazanye ku bana bawe, icyo yazanye ku mugabo wawe, icyo yashyize ku mugore wawe, icyo yashyize kuri mushiki wawe, icyo yashyize kuri mubyara wawe. Vuga ngo none vuga ngo none, subiramo ngo none, tambuka uvuga ngo none, vuga ngo none, vuga ngo none, koma amashyi uvuga ngo none, vuga ngo nkuweho igisuzuguriro. Babyemera batabyemera, babyumva batabyumva, bamfasha batamfasha, bashyigikira batanshyigikira, bankunda batankunda, nkuweho igisuzuguriro. Vuga ngo nkuweho igisuzuguriro. Lelesita la berege trashe le kitaire mandoreva bola siene dotando felesi sansere verigam. Imana ibifitiye ububasha, ibifitiye ubushobozi, idasaba inkunga. Imana izi amakuru yawe, Imana izi uko byagenze, Imana izi aho urara, izi aho wirirwa, izi ko ntacyo utakoze, izi ko ntacyo utakoze, Imana izi ko ntacyo utakoze. Iravuze ngo mwana wanjye, none ngukuyeho igisuzuguriro. Wasuzuguriwe kuri uwo musozi, wasuzuguriwe muri icyo gihugu, wasuzuguriwe muri uwo muryango, wasuzuguriwe aho wagiye gushaka, wasuzuguriwe aho wagiye kurambagiza. Ngukuyeho igisuzuguriro wagize mu myaka 5 ishize, wagize mu kwezi gushize, igisuzuguriro wagize umwaka ushize, icyo wagize mu bukumi bwawe, icyo wagize mu busore bwawe, igisuzuguriro, igisuzuguriro, igisuzuguriro. Mana ivuganye nawe mwana wanjye, none nawe ngishije inama, nawe nsabye amaboko, nawe mbashije, ngukuyeho igisuzuguriro, ngukuyeho igisuzuguriro. Komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Tera haleluya, tera haleluya, oh haleluya. Fata umunota wo kuvugana n'Imana. Ni wowe uzi igisuzuguriro umazeho iminsi, ni wowe ukiza izina. Gerageza nushaka witarura umuntu muri kumwe, utambuka ujye hirya, ukivugane n'Imana. Icyo uvuze n'Imana iragukuraho. Aka kanya ikidendezi kihindurije. Ntawe Imana isaba amafaranga, ntawe iri gusaba kugukiza, ntawe iri gusaba kugutabara, ntawe iri kugusaba kwishyura ideni ryawe. Oya, Uwiteka ubifitiye ububasha n'ubushobozi yavuze ngo none abakobwa mbakuyeho igisuzuguriro, abasore mbakuyeho igisuzuguriro, abagore n'abagabo bari bubyumve ndabakuraho igisuzuguriro, abasaza n'abakecuru, abana batoya mbakuyeho igisuzuguriro. Gira ikintu uvugana n'Imana, gira ikintu uvugana n'Imana. Icyo uri kuvuga n'Imana iragukura. Icyo atuza akanwa kawe, atuza akanwa kawe. Ndashaka kubabwira imbaraga zo kwatura mu bitangaza Yesu yakoze. Nta gitangaza yagiye akora ku ngufu. Hano harimo amahitamo yawe. Yaragendaga akamubwira ngo wizeye ko mbishobora, akamubaza ngo urashaka ko nkugirira nte. Ibyo ugiye kuvugisha akanwa nibyo Imana irakora. Ngaho tangira ubivuge. Nubona bari bukumve wigira imbere gato cyangwa ujye muri iriya nguni, ni uburenganzira bwawe. Imana yavuganye nawe, nawe iguhaye uburenganzira ngo uvuge. Ibyo ugiye kuvuga, wavuga kuri mama wawe, wavuga kuri so, wavuga kuri barumuna, wavuga ku gihugu. Igisuzuguriro Imana iragikuraho uko mugiye kubivugana, niko Imana igiye kubikora mu izina rya Yesu. Ibyo uri kuvuga, ibyo atuza akanwa kawe, ibyo ushaka ko Imana ikora mu buzima bwawe, bw'ababyeyi bawe, bw'umuryango wawe, ubwaho usengera, abo muturanye, abo mwavukanye we, abo mwiganye, abo usengera, abo mugendana, fiance wawe, umugabo wawe, umugore wawe, babandi mukorana. Ibyo uri kwatura, ibyo uri kuvuga nibyo Imana iri bukore.
none mbakuyeho igisuzuguriro. Abagabo babasuzuguraga, abagore babasuzuguraga, abana babasuzuguraga, ba nyoko wanyu babasuzuguraga, banko babasuzuguraga, bambara mu kazi banyu babasuzuguraga, ba nyoko bukwe babasuzuguraga, ibyo bakazana babasuzuguraga. None mbakuyeho igisuzuguriro, none mbakuyeho igisuzuguriro. Ibyabo mukorana babasuzuguraga. Leke sete polegare sta elewino nita ya sidega elele setandorefo prene fo destas regihene fua talasiedeko. Datawe ndagushimye ko uyu mukobwa umuvanye iki gisuzuguriro, uyu musore ukamukuyeho igisuzuguriro, uyu mugore ukamuvanyeho igisuzuguriro, uyu mugabo umukuyeho igisuzuguriro, uyu mwana umuvanyeho igisuzuguriro, uyu mukecuru n'umusaza bavanyeho igisuzuguriro. Uravuze ngo none, uravuze ngo none ntawe uri bujye kugisha inama, ntawe uri bujye gusaba amaboko. Uvuganye natwe ko ari none. Tugukomeye amashyi Data, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Turagushimiye, 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 turagushimiye. Seletefo donesta kitalabo benewastikans levoni wadrai. Hamwe n'ibyakubayeho utagizemo uruhare Pole, Imana iraje. Tanasi enego defaye. Vuga ngo none Imana impaye amahoro impande zose. Vuga ngo none Imana irandwaniriye. Vuga ngo none Imana ishyize ukuri ahagaragara. Vuga ngo none Imana ingaruriye ibyanjye. Vuga ngo none agaciro kanjye karagarutse. Vuga ngo none ibyanjye bibaye ibyanjye. Imana irabizanye, ntawe igishije inama. Imana irabimpaye, ntawe yatse imbaraga. Imana irabisubije. Vuga ngo ni none, ongera uvuge ngo ni none. Ndagira ngo ukomere Imana amashyi menshi cyane uyishimire. Senekota la side foregash tenewista enemo grariando ene foregras. Imana yigeze ibwira Abisiraheli ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwihagararire. Uwiteka ari bubarwanirire. Hari igihe uri kwibaza ngo ibi bintu Imana ivuze irabikora ite? Iravuze ngo ndi bukurwanirire, nawe wihagararire. Imana iravuze ngo ndi bukurwanirire. Wowe urwanye warwana nabi, wowe usubije wasubiza nabi kuko umutima wawe ufite agahinda. Uwiteka ari bugusubirize, Uwiteka ari bukuvuganire, Uwiteka ari bubyikemurire. We wihagararire. Avuganye nawe ngo none agukuyeho igisuzuguriro kandi ari bukurwanirire. Wicecekere. Imana iri burwanya abakurwanya, Imana iranesha abakunesha, Imana irahagurukira abaguhagurukiye, Imana irabwira abamaze iminsi batumva ibyo uvuga. Imana igiye gushyiraho itegeko kandi Imana igiye kuzamura ibendera ry'ubutsinzi. Imana iri bukurwanirire. Wowe urwanye warwana nabi, Imana iri bukurwanirire. Wowe urwanye wahera iburyo kandi Imana izi ko bisaba guhera ibumoso. Imana iri bukurwanirire. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwihagararire. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwihagararire. None mbakuyeho igisuzuguriro. Umuntu wumva Imana imukuyeho igisuzuguriro nazamura ibiganza bye afashe gushimira Imana. Azamura ibiganza bye, zamura ibiganza byawe dushimira Imana. Zamura ibiganza byawe dushimira Imana. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh,
ukiri muri uwo mwanya, Imana igukuyeho igisuzuguriro wisanzemo. Imana igukuyeho igisuzuguriro utagizemo uruhare. Tugihagaze, ijambo ryatubwiye ngo umubyeyi yari afite abana babiri, umwe muri babwira se ngo mpa umunani wanjye, aragenda ajya kuwayisha ngo ubugoryi bwe. Arangije ibintu bishize ngo ajya gusaba akazi. Umuntu wo muri uwo mudugudu ngo amuha akazi ko kujya aragira ingurube agasangira nazo, ngo abirya iminsi kubera ubugoryi bwe. Ariko igihe kigeze ngo yisubiyemo. Mvugira ngo yisubiyemo. Teraniro ryose muvuge ngo yisubiyemo. Mbabarira uvuge ngo yisubiyemo. Yisubiyemo. Aravuga ngo ariko ubu abagaragu ba data batari n'abana bari kurya bagasigaza, naho ngewe umwana we inzara insinzi no, ngo arahaguruka hajya kwa se. Aravuga ati reka ngenda, ni data aracyamfitiye imbabazi, ni data aracyamfitiye impuhwe, ndagiye ngiye kumusaba byibuza ngira umugaragu ntangira umwana. Aragenda ngo ahageze asanga ise ateze ibiganza, aramutegereje. Aravuga ngo umwana wanjye, ibyo namuhaye naramubuze, ibyo namuhaye byahindutse ibyo kumugira ikirara no gutuma asangira n'ingurube, kurya ibitaribwa. Umwana wanjye ngo asanga ise ateze ibiganza, ahageze ngo aramuhobera, aramubwira ngo ntabwo bikwiriye kwamugaragura umwana wanjye, ngo ahita amukoreshereza umunsi mukuru, babaga ikimasa cy'umushishe, ngo amushakire impeta aramwambika. Ako kanya ngo ikibazo kiba kirakemutse. Uyu ni umwanya twebwe ubwacu tugiye kwikuraho igisuzuguriro. Hari ibintu tutahisemo, ariko hari n'ibyo twahisemo. Ugasanga abantu twahisemo kugendana nabo, abo twagize inshuti, abo twazanye mu buzima, nibo badukururiye igisuzuguriro, nibo batumye duhinduka abo kwangwa n'Imana. Iby'Imana yaduhaye nibyo bitumye duhinduka abanzi b'Imana. Kandi Imana yajyaga ibwira Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga, mukaba mu mazu mutubatse, mukarya manu mutahinze, inka zigwiriye mu biraro, muzirinde imitima yanyu ye kwibagirwa Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Vuga ngo yisubiyemo. Subiramo ngo yisubiyemo. Gera uvuge ngo yisubiyemo. Yisubiramo, areba uko yirirwa, areba harara, areba abo bagendana, ajya muri telefone areba message, areba ibiganiro akora, arabireba neza, areba ibyarya n'ibyanywa, areba abagore birirwana n'abagabo birirwana, areba abakobwa yirirwana nabo n'abasore yirirwana nabo, areba ibikorwa akora, areba ibintu arimo. Aravuga ngo ni njyewe ugiye gufata umwanzuro. Bwira umuntu mwegeranye ngo uyu ni umwanya wo gufata umwanzuro. Ni uburenganzira bwawe, abantu ugiye gusohora mu buzima bwawe. Imana iraba umva, Uwiteka arabahatike yihuse, aragufasha ko bagenda. Icyo Imana igushakaho ni ukwatuza akanwa kawe. Noneho hari ukuntu umuntu aba ari kuzinga ibintu, ari kubikura hano abishyira mu ivarisi. Tugiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi. Sa nk'umuntu uri gukura ibintu hano abishyira ahandi, nk'umuntu uri gukora isuku, sibyo? Umutima wacu ni inzu ifite ibyumba byinshi. None tugiye kujya tujya mu cyumba kimwe dukuremo, tujye mu kindi dukuremo, tujye mu kindi dukuremo, tujye mu kindi dukuremo, sibyo? Tugiye kujya tujya mu cyumba dukuremo. Ijambo rirambwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ibintu byose bishobora gutuma ibintu byemera, ariko ikintu cyitwa icyaha iyo wagicumbikiye kikakubera inshuti, kikubuza amahoro. Ni uburenganzira bwawe uyu mugoroba gutahana amahoro. Iki wagisohora. Ndagira ngo tutangire tujye mu cyumba. Tangira usohore. Noneho turimo turakora ubuhanuzi. Tangira usohore. Vuga ngo Mana, nagiraga amazimwe, nagiraga amagambo, sinababariraga. Ibintu byose byatuma udakorana nanjye, byatuma nahinduka umuntu ukomeye. Iki gisuzuguro ninjye wakihitiyemo. Aba bakobwa ninjye wabihamagariye, aba basore ninjye wabazanye, aba bagore ninjye wabazanye, aba bagabo ninjye wabazanye, aka kazi ninjye wakamuhaye, iyi message ninjye wayanditse, ibi bintu ninjye wabyivugiye. Tangira usohore, tangira usohore, tangira usohore. Sohora abanyamagambo mu buzima bwawe, sohora abagutwara kunywa inzoga,
sohora abagutwara mu busambanyi, sohora abakwigishije biriya byose utakoraga ukaba warabitinyitse, sohora ubuzima bwacu bugirwa neza n'abantu kandi bukagirwa nabi n'abantu. Sohora abagambanyi, sohora indyarya utazi na ba bandi utazi. Bwira Imana ngo simbazi, niwe ubazi, ariko nibasohoke. Umuntu wese utuma ibintu byanjye bitagenda neza ndamusohoye. Mwirukane nkurira muri icyo cyumba. Rundanya, tugiye kujugunya hanze, tugiye kujugunya hanze. Rundanya. None ugira gutya ngo mu izina rya Yesu sohora. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Tugiye gusohora inshuro 7. Iyo ni inshuro ya mbere. Bandebere neza usohore, birebe neza ubisohore. Hari ibintu bidacumbikirwa hamwe n'ibyo Imana ishaka gucumbika muri wowe. Wongera uvuge ngo ndabisohoye mu izina rya Yesu ku nshuro ya 2. Sohora mu izina rya Yesu. Wongera uvuge ngo ndabisohoye mu izina rya Yesu ku nshuro ya 3. Na bya bindi umugabo wawe atazi, vuga ngo ndabisohoye mu izina rya Yesu. Na bya bindi umugore wawe atazi, vuga ngo ndabisohoye. Na bya bindi bene wanyu batazi, vuga ngo ndabisohoye. Ibyo ababyeyi bawe batazi, ibyo abashumba bawe batazi, ibyo umva, vuga ngo ndabisohoye mu izina rya Yesu. Sohora. Jugunya. None utera intambwe usa nk'ubiherekeza. Nurangiza uhita ukinga umuryango. Tera intambwe usa nk'ubiherekeza, uhita ukinga umuryango. Uvuge ngo ndagukingiranye. Uvuge ngo ndagukingiranye. Uburetwari waranshyizeho, gisuzuguro wanzaniye, amazimwe wanzaniye, izi nzoga watumye niga kunywa, ahantu watumye niga kurara. Ndagukingiranye. Ntuzagaruka ukundi. Leso kitale borega. Vuga ngo Mwami Yesu, ibyo sohoye urabizi. Uhereye none ntibizagaruke muri gihe ukundi. Vuga ngo Mwami Yesu, niwe gakiza kanjye, niwe gukiranuka kwanjye, niwe mbaraga zanjye, niwe buzima bwanjye. Ibyo sohoye nawe ubisohorere, ibyo nanze nawe ubyange, ibyo nkuyeho nawe ubikureho, ibyo nirukanye ubinyirukanire. Vuga ngo Mwami Yesu, aka kanya ibyo nsenye nawe ubisenye. Vuga ngo uhereye none sinzongera kubaho mu buzima bw'igisuzuguriro, yaba icyo nihamagariye cyangwa icyo ntihamagariye. Vuga ngo uhereye aka kanya birarangiye. Muri uyu mugoroba nkuweho igisuzuguriro. Noneho hanurira ubuzima bwawe. Niwe muhanuzi ukomeye ku buzima bwawe. Hanura usubiremo inshuro 3. Uvuge ngo nkuweho igisuzuguriro. Ubyibwira kandi ubyature cyane. Uvuge ngo nkuweho igisuzuguriro. Ongera uvuge ngo nkuweho igisuzuguriro. Ongera uvuge ngo nkuweho igisuzuguriro. Vuga ngo nkuweho igisuzuguriro. Nkuweho igisuzuguriro. Vuga ngo nkuweho igisuzuguriro. Turagushimye kudukuyeho igisuzuguriro. Ibi ngibi uvuze ntawe ubisaba, nta n'uwo muhwanyije imbaraga. Uza ahantu ugiye kunyura, uyu mukobwa akabona ko yavuganye n'Imana itabeshya. Uza ahantu ugiye guca, uyu musore akamenya ko yavuganye n'Imana itabeshya. Uza ahantu ugiye gupfumurira, uyu mugore, uyu mudamu akabona ko yavuganye n'Imana itabeshya. Hari ahantu ugiye guca uyu mugabo akamenya neza ko yavuganye n'Imana uyu mugoroba. Hari ahantu ugiye kunyura, umusaza n'umukecuru n'umwana muto badukurikiye bakamenya ko bavuganye n'Ishobora byose. Mwami Imana Ishobora byose, turagushimiye Mana, turagushimiye. Urakoze kuturuhuye, urakoze kudukuye igisuzuguriro, uturinze gusubiza ibibazo tudafitiye ibisubizo, uturinze kwitaba amanama tutari dufite uko twari buzayitabe, uturinze inyandiko zari buzadukoreho. Mana, urakoze kuvuze mbere yuko tuvuga, ukoze mbere yuko dukora, ukuyeho ibyari byarananiranye, uraturwanira tuneshereje. Urakoze kuri Imana ibikoze. Icyubahiro ni icyawe. Fata ku mutima wawe, nurangiza uvuge ngo awe. Ongera uvuge ngo awe. Ongera uvuge ngo awe.
nk'umuntu Imana ivanyeho igisuzuguriro. Ongera uvuge ngo awi. Ongera wiruhutse. Ongera wiruhutse. Imana iravuze ngo iruhutse kuko ikuruhuye. Ongera uruhuke. Ruhuka amadeni, ruhuka ibyago n'amakuba, ruhuka ingorane utihamagariye, ruhuka igisuzuguriro, ruhuka karande. Ongera uruhuke. Na bya bindi wagizemo uruhare nabyo urabiruhutse. Vuga ngawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Amen. Amen. Umuntu uzi ko arwaye akaba azi ko nawe yari arwaye, nta bintu byinshi. Niba hari ikintu gitera igisuzuguriro, indwara itera igisuzuguriro, zamura ibiganza ubwira Imana ngo ndagushimiye ko nkuyeho igisuzuguriro cy'uburwayi. Noneho kora ahantu hakubabazaga, ubwira Imana ngo ndagushimiye ko ari uyu munsi ubirangije, ndagushimiye ko ari none birangiye. Nta wundi ujya kwaka uburenganzira. Ndagushimiye ko birangiye none. Umbereye muganga, umbereye umuti, umbereye umukiza. Vuga ngo birarangiye. Gera uvuge ngo birarangiye. Haleluya. Noneho tugiye gutunga ibiganza aho tuvuka. Imana igiye guhindura amateka y'umuryango wawe ariko ihereye kuri wowe. Ubundi ni wowe Imana yashakaga, ni wowe Imana yifuzaga, none wabonetse. Ubu rero Imana igiye guhindura amateka ya bene wanyu ikoresheje wowe. Bagiye kuva muri Nyabingi, bagiye kwakira agakiza. Abandi bazakira, abandi bazabona akazi, abandi bazabyara baheke, abandi bazitwa bakomeye kubera ko muvukana. Imana igiye guhindura amateka y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe, abo muvukana, ihereye kuri wowe. Tunga ikiganza aho uvuka, tunga ikiganza aho uvuka, tunga ikiganza aho uvuka. Noneho ni wowe uza abo muvukana. Nguhaye iminota 3 yo kubavuga mu izina, ukavuga ibyo banywa n'ibyo barya, ukavuga ibyo babamo. Ni wowe ubizi ibintu byose utashakaga mu muryango wawe. Nguhaye iminota 3 yo kubivuga. Ibyo uri buvuke, ibyo uri buvuke nibyo Imana iri bukureho. Ntabwo Imana irakora ibirenze ibyo wavuze. Ibyo wavuze nibyo Imana irarangiza. Ibivuze bifitiye ububasha. Tangira, tangira, tangira. Ni wowe uzi uko babayeho, ni wowe uzi ibyabarembeje, ni wowe uzi ibyo birirwamo, ni wowe uzi akagozi k'ubukene kaba mu muryango wawe, ni wowe uzi inzangano zihaba, ni wowe uzi amatika haba, ni wowe uzi uburyo batabanye neza, ni wowe uzi uburyo batiga, ni wowe uzi uburyo bashaka bagasenya, ni wowe uzi uburyo batabyara, ni wowe uzi uburyo bashirira mu nzu z'imbohe, ni wowe uzi uburyo ari abajura. Urabazi neza, uzi uko barara. Le siti tala bere goreva grandomane site kasona pelesi enekoti yareva. Bavuge, bavuge. Urabazi, urabazi. Babandi batararongorwa, bamwe barongoye bakaba batarabyara, bamwe bubatse bagasenya, babandi bavuga ngo batera umwaka, bamwe bagumiwe, babandi bavuge, bavuge. Imana iri kubabohora, Imana iri kubakuraho igisuzuguriro, Imana iri guca karande, Imana iri guca akagozi k'ubukene kazengurutse bene wanyu, Imana iri guca karande y'ubusinzi, karande y'ubusambanye, karande y'amoko. Imana irimo irayicagagura, Imana iri kwicagagura. Karande y'ibinyoma, karande yo kubesherwa, Imana iri kwicagagura, Imana iri kwicagagura. Uburwayi bwa hato na hato, ibitaro bidakurwaho, Imana iri gucagagura. Lele sekele polestika edebo roko sekere mandobo rai sirigandore fa fire fire. Ndahamagara umuriro, umuriro w'Imana wacu, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake. Ndahamagara umuriro, ndahamagara umuriro,
umuriro w'Imana utwika utuzu tw'abadayimoni, umuriro w'Imana utwika Nyabingi, amasezerano basinye, inzandiko banditse, umuriro w'Imana nuzitwike, umuriro w'Imana nuzitwike mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abatabyara bagiye kubyara, abadatunze bagiye gutunga, abadafite amahoro bagiye kuyabona mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Ifite imbaraga n'ububasha, sinatuboneramo agakiza, sinatuboneramo gukira. Izina rishoboye byose, izina riyoboye isi n'ijuru, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data, turagushimiye, turagushimiye. Hagarara gato nkwereke. Seleki eteno boregai Prashmanda enefo Pelaside cantere varegrai Sitikuta ene morifa Paya si ene dokita. Mva igitangaza Imana ikoze mu muryango wawe. Ntabwo turarangiza. Mva igitangaza Imana ikoze. Niba mwibuka Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane, ntabwo yagiriye kiriya kirema, yagiriye abari baje bagihetse, kuko ijambo riravuga ngo abonye kwizera kwabo, abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariye. Isengesho ryawe rigiye gutuma bene wanyu bakizwa ibyaha. Isengesho ryawe rigiye gutuma amadeni yishyurwa. Isengesho ryawe ritumye barumuna bawe biga. Isengesho ryawe rigiye gutuma barongorwa, rigiye gutuma babyara. Abatubakaga bagiye kubaka. Tugiye gukora transferi, tugiye gukora transferi. Ibintu Imana iri gukorera hano tugiye kubyoherezayo kwa Muyomba, tugiye kubyohereza kwa anti, tugiye kubyohereza kwa sister na brother, tugiye kubyohereza kwa grandpa na grandma, tugiye kubyohereza. Noneho gira gutya ukore transferi, ugire gutya uvuge ngo ndabibahaye. Ibyo ugiye gutanga nibyo bagiye kwakira. Abo waruzi ko bafite ubukene, aka kanya waturuvuga ngo mbahaye ubukire. Imana irakorana n'icyo utanze mu muryango wawe. Imana irashaka gukorana nawe kugira ngo ihembure ubuzima bwa bene wanyu. Niwe yashakaga. Kora transferi, kora transferi, gira gutya vuga ngo ndabibahaye. Ntabwo nzi ibyo utanze, niwe uzi ibyo bakeneye. Niba umva vuga ngo ndabibahaye, mbahaye kwiga, mbahaye gukomera, mbahaye kubyara, mbahaye agakiza, mbahaye kumenya ijambo ry'Imana, mbahaye kubaha Imana, mbahaye amahoro, mbahaye urukundo. Nibuziko bene wanyu batakundana, baha urukundo. Ibyo bahaye nibyo Imana irakurikirana, bigiye kwera mu muryango, bigiye kuba binini, bigiye kugara. Ubukene bucitse muri bene wanyu, agahinda kabacitsemo. Imana igiye gukorana n'isengesho ryawe. Agahinda wagize muri uyu mwanya, amarira wabaririye, umubabaro wari ubafitiye, Imana ikoranye nawe. Agahinda wari ufite basaza bawe, ako wari ufite barumuna bawe n'abakuru bawe n'abashiki bawe, Imana ikoranye nawe. Ako wari ufite mama wawe, ako wari ufite papa wawe, ako wari ufite sogokuru na sogokuruza na nyogokuru na nyogokuruza, ako wari ufite abamusengana, ako wari ufite abaturanyi, Imana ikoranye n'iryo jwi ryawe. Iryo jwi riri kwitakira, iryo sengesho basengeye, ako gahinda ubagiriye, ayo magambo uri kwatura, Imana irayaherekeje. Mu gihe gito cyane hagiye kuba ubuzima bw'amashimwe mu muryango wawe, hagiye kuba ibirori mu muryango wawe, bagiye guhindurirwa izina mu muryango wawe kubwo gusenga kwawe no kwizera kwawe. Ibyaha byabo barabibabariwe, uburwayi bwabo barabukize, agahinda kabo baragakize kubwo gusenga no kwinginga kwawe. Imana igendereye umuryango. Komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Komera Imana amashyi. Turagushimiye Data wa twese mwiza, turagushimiye kuri Imana, turagushimiye kudukoye igisuzuguriro.